niyo mpamvu pasi iyo nageze muri ibyo rero Saturday ntambara hari igihe rero n'amarangamutima aza no kurira nkaba narira aho hantu hari agashamba k'ibiti muri 94 Kimironko hari hari agashamba aho mubona hari ishuri rya Katolike rya kabiri hari ikintu cy'ikibuga ukuntu noneho mbona imbwa zibyibushe mbaza ikibazo ngo kuki izimbwa zibyibushe barangije barambwira ngo nuko zariye imibiri y'abantu niba ntandukiriye simbiza ariko nyemerera mvuga akakantu ndagira ngo unyemerere mvuge ikindi mu mutima utumye mvuga ikintu gikomeye cyane ariko kiri ngombwa uwo kiri burebe nabi ubwo ni aragitwara nabi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tugitangira ibihe byiza cyane abakurikiye Impanuro TV turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe mwese mukunda murakurikira ibiganiro byacu aho muri hose mukurikira bino biganiro reka mumfashe twese twakire Apostle Ntambara Saturday. Abantu benshi cyane bagiye bamumenya muri kundi igihugu cyawe na Gisengere kuri Flash FM na Flash TV mu bihe bitandukanye cyane nyire ngo abadukurikira mu bihe byashize nibwo bagiye bakurikira ikiganiro twa turi kumwe n'umufasha we twagiranye ibihe byiza Pastor Batoni tumusuze Imana imuhumugisha cyane kubw'umuhate ndetse n'imbaraga ashyira mu murimo w'Imana. Twagarutse rero muri buno buryo kandi turishimye turanezerewe twize ko tujye kugira ibihe byiza cyane ntago biba byoroshye cyane kugira ngo ubashe kubona apotre mubashe kwicarana kugira ngo mubashe kugira byishane muganira binajyanye nuko umwanya w'umurimo w'Imana ntabwo uba woroshye kugira ngo abashe kubona akanya bitewe na gahunda nakazi yari gusimana imumukira kwemeye kubana natwe. Apostle turakwakiriye mbere ya byose ntabwo ndi buvuge byinshi hari abantu bagiye kubona benshi bakumvaga kuri radio Flash FM cyangwa se n'ubundi buryo runaka uyu munsi bagiye kubona ku mashusho y'Impanuro TV. Imana ibahe umugisha mbibutse ko ushobora no kumukurikira kuri YouTube channel ye yitwa Apostle Ntambara Innocent. Niko bimeze Saturday ariko turaza kumenya impamvu yabyo. Innocent ni umuntu utagira icyaha nibyo koko innocent is innocent niko bimeze kandi ni byiza cyane tugiye kubana ndize nashidikanya ko abantu benshi cyane bagiye kwishimira kumva iby'uyu mugabo. Ni umugabo navuga ngo watangije operation gusengera u Rwanda kuba u Rwanda rumeze gutya hariho urufatiro runini cyane rw'amasengesho y'ikiganiro yatangije mu myaka ya 2009 gutyo niba nibuka neza araza kutubwira abantu uko bari bameze icyo gihe n'uyu munsi ko bameze biratandukanye. Hari urufatiro uyu mugabo yashyizeho Imana imumugisha kubera ko yakunze igihugu cy'u Rwanda akagifatira n'umwanya bikamubera n'umutwaro kugira ngo agisengere. Reka tugwa akanyonsuza abantu mbere y'ibindi byose uze no kudushyira imbere y'Imana kugira ngo kino kiganiro kize kuba kiri mu ruhande rwayo. Amen. Urakoze mwami Imana kubw'izina ryawe, urakoze nyiringabo kubw'iyi televiziyo nicayeho Impanuro TV mwama bagiye gukurikirana bose bahumugisha kandi tubane ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Impanuro TV urakoze cyane kubwo kumpa uyu mwanya. Imana iguhumugisha ku bantu bashobora kuba batanzi cyane nitwa Pastor Saturday Ntambara Innocent. Amazina natatu ariko aba mwiranga muntu yanjye na amazina abiri ni Ntambara Innocent nkaba ndi umuyobozi mukuru w'umuryango Successful Christian Ministries. Uyu muryango rero Successful Christian Ministries ukaba ukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera n'umurenge wa Kimironko. Mu Mutara tukaba dufiteyo nanone amashami abiri ahitwa Karangazi na hariya muri Nyagatare Rukomo. Nishimiye cyane kuba muntumiye mu by'ukuri kugira ngo nze kuri iyi televiziyo. Ni ibintu nakunze cyane kandi nahaye agaciro koko mu mateleviziyo akora online. Iyi Impanuro TV irasobanutse kandi tambutse ibintu bizima bigezweho. Niyo mpamvu navuze ngo nanjye
ngomba kuza kwiyicaraho, maze iminsi nkurikirana muri abantu basobanutse, ngira ngo n'umunsi umwe igihugu kizicare cyane mu babishinzwe nka za RGB na za Minaroke n'abandi babishinzwe, rwose bagira uburyo babisuzuma neza. Ntekereza ko Impanuro TV igiye no muri rura gusaba uruhushya rwo gushyiraho televiziyo mu gihugu bahita bayibaha, kuko ndabakunda, mukora ibintu bitarimo akajagari, bisobanutse mu buryo rwose. Naje hano kuvuga ngo mbahesheje umugisha ku Mana no mu gihugu mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Hari ikintu ukomojeho, wifuza kumenya ubuzima bwanjye mbere yuko tujya mu bindi, ubwo buhamya nabuguha. Nk'uko bisanzwe, nk'uko wari umaze kubivuga, natangiye umurimo w'Imana muri 1995, ariko naje mu Rwanda muri 1994 mu kwezi kwa karindwi. Nshiraho icyatumye rero nshiraho ikiganiro cyitwa Kunda Igihugu kandi ugisengere. Mu by'ukuri igihe nazaga muri iki gihugu cy'u Rwanda muri 1994, iki gihugu kuba kiza uyu munsi ishusho gifite suko yari imeze. Twahagararaga ahantu mu nzu muri plafo, hakavamo imbavu z'abantu cyangwa ubuhanga bw'abantu bukikubita hasi. Iki gihugu mu buryo busanzwe bw'imihanda bw'abantu ntabwo cyari gifite ishusho. Abantu bari inkomere mu buryo bwo mu mitima no mu buryo bw'imibiri, mu buryo abantu bari inkomere mu buryo bubiri nk'uko mbuvuze, mu buryo bwo mu mutima no mu buryo bw'umubiri. Igihugu cyose cyari kirimo cyesitayemo za mini, abantu ukandagira ahantu mini ikaba yagushwanyaguza, ibintu bitameze neza. Nari ntuye hariya aho bakunda kwita kwa Rwahama, munsi yaho. Noneho nibwo nabonye ikintu cyatumye nzana ikiganiro cyitwa Kunda Igihugu kandi ugisengere. Ni umunsi umwe nagiye aho mubona ahubatse iyo etaje y'inzu yo kwa Rwahama, aho hantu hari agashyamba k'ibiti muri 1994. Kimironko hari agashyamba aho mubona hari ishuri rya Katolike rya kabiri, hari ikintu cy'ikibuga ukuntu. Noneho mbona imbwa zibyibushe, mbaza ikibazo ngo kuki izimbwa zibyibushye, barangije barambwira ngo nuko zariye imibiri y'abantu baguye muri ako gashyamba mu biki. Noneho muri icyo gihe umuntu yavuze ngo ni muri 1994, ababona mu by'ukuri ari bugufi, ariko hamaze gutambuka imyaka irenga 28. Nari nkiri umusore, bamwe mu bandeba bari bataravuka. Hanyuma nibwo abo nazanye nabo muri iki gihugu cy'u Rwanda, barumuna banjye, bakuru banjye, bamwe n'ubu n'abapolisi, abandi n'abasirikare bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abandi baje ari abasirikare bava mu bihugu twaturutsemo. Noneho je barambwira ngira ikintu nakorera igihugu cy'u Rwanda. Ndangije ndavuga ngomba kuba part mu gufasha iki gihugu cy'u Rwanda, ariko ngifasha mu buryo bw'isanamitima. Nibwo rero nakinguje ikiganiro cyitwa Kunda Igihugu kandi ugisengere mu mutima wanjye, kuko nasanze igihugu kigomba kubakirwa ku kintu cyitwa imbabazi. Imbabazi mu mpande zose, abantu bakababarira igihugu kugira ngo kibone uwo murongo. Nibwo rero muri 2008 nagize amahirwe njya mu gihugu cyo muri Israeli. Mvuyeyo mfatana n'umugabo wa nyiri televiziyo Flash na radio Flash. Icyo gihe yari agifite radio Flash itarakomera, arankunda anshira kuri radio ye ku buntu, na bugingo n'ubu mu biganiro bitandukanye mubwira ikiganiro Kunda Igihugu uko mbyumviye viziyo, aranyemerera. Ubu maze kuvuga kuri radio Flash imyaka irenga 15. Abantu benshi iyo babajije Pastor Saturday Ntambara Inosa, abantu benshi baranyumva. So ni muri ubwo buryo rero inkomoko y'umurimo w'Imana yaje, nkora umurimo w'Imana. Nyuma yaho nibwo Imana yaje gukora ibikomeye, iduha umurimo muri iki gihugu. Ejo bundi urusengero rurafungwa, rurongera rurafungurwa, ariko uyu munsi turashima Imana ko insengero zose zikora, ndetse
rufite n'ubuzima gatozi bw'ikigo kibishinzwe cya RGB. Imana iradukoresheje muri ubwo buryo, ndumva ari ibyo nabwira Impanuro TV. Imana iguha umugisha cyane, very professional, uvuze ibintu byose mu kanya keza kandi birumvikana. Abantu hari byinshi cyane bashobora kuza kugiraho amatsiko, tuba tugenda tuganira umunsi ku wundi, muzajya mugenda mumenya amateka ya Ntambara Saturday Innocent. Ni byinshi cyane ku gihe waziye mu Rwanda n'igihe navuga ngo watangiye umurimo w'Imana nk'uko babivuze, benshi bari bataravuka badukurikiye nabyo koko. Ariko umuntu ashobora kwibaza agakiza, nyine ngo kwakira agakiza muri kiriya gihe byari bigoye, binajyanye n'ibikomere cyangwa se n'amateka u Rwanda rwari rumaze gucamo y'umwijima. Yari amaze imyaka itari mike cyane Abanyarwanda bakomereka, ariko biza kugera aho byageze kuri ruya rwego, isi yose ireberera, bikagira ubwo inkotanyi zihaguruka zikaza kubohora abana b'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. U Rwanda rukaba rugeze hano rugeze uyu munsi. Kwakira agakiza muri kiriya gihe, gukora umurimo w'Imana muri kiriya gihe, imbaraga wazikuye he mu gihe abandi bavuga ati Imana n'ubundi yaratwibagiye, Imana ntabwo tuyizi, ntabwo ari kwemera ko bino bintu biba ku bana bayo? Yego, murakoze cyane. Agakiza nakakiriye, ntago nakakiririye hano mu Rwanda, ahubwo navuye muri Uganda nkiri umwana narakijijwe. Ariko amateka yangejeje muri iki gihugu cy'u Rwanda, papa umbyara mu buryo bwo mu mubiri yari umusirikare mu ngabo za hariya muri Uganda. Aza hano rero mu Rwanda, baje nk'abandi bose abasirikare uko baza mu mwaka wa 90, ndibwira ko ari 90 baje. Hanyuma igihugu kimaze gufatwa, ampamagara cyangwa duhamagara nk'umuryango. Abana bamwe yazanye nabo mu gisirikare, n'ubu baracyarimo bamwe. Abandi tuza rero muri ubwo buryo bwo kumusanga hano. Nyuma nza mfite agakiza, narakijijwe. Ariko ngeze hano mu Rwanda, barumuna banjye bamwe nk'uko nari maze kubikubwira Impanuro TV, binjiye igisirikare, abandi binjira igipolisi, abandi bajya mu nzego zitandukanye, abandi bajoyininga kaminuza bariga. Ariko jye nahisemo umusada wanjye kuwubaka mu buryo bwo gukunda igihugu, mvuga ubutumwa mu buryo bw'isanamitima. Niwo musada wanjye, kandi mu by'ukuri byagize akamaro. Nk'uko warumbajije uravuga ngo izo mbaraga zavuye he? Twabonye abantu bakizwa. Uyu munsi nibwo ndimo kubona, muri icyo gihe abantu barakizwaga, ahubwo muri iyi minsi nibwo mbona abantu batangiye kudamarara. Ahubwo navuga ngo inshuti zanjye Banyarwanda banteze amatwi, mwibuke iki cyanditswe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumara kurya mukanywa mugahaga kandi mugeze muri icyo gihugu, ntimuzibagirwe Imana yanyu. Ejo bundi nari ndi kumwe n'umuntu afite inzu Nyarutarama, ni inshuti yanjye, ariko tukaba tuziranye akiri muri Uganda, ari mu buzima bubi. Ejo bundi ndamubwira, kuki mu nzu yawe utemereramo mu by'ukuri icyumba cy'amasengesho, byibura nituza tugere muri iyo nzu dusenge, wibuka ukuntu wari umeze uri mu kazu k'ibyatsi, umeze ukuntu kuki uyu munsi wumva kudamaraye. Rero umuyobozi w'Impanuro Pasi, ndagira ngo umpe umwanya nsaba iki kintu Abanyarwanda. Ndashaka kukibasaba nk'umuntu w'inararibonye kandi uzi amateka mu myaka mfite. Ndashaka kukibasaba, mwibuka aho Imana yadukuye. Bamwe twari Uganda, abandi muri mu Burundi, abandi muri mu bihugu bitandukanye byo mu isi. Murize, abana banyu barize, bamwe mufite akazi, abandi mufite amazu, amamodoka, muri mu buzima bwiza, abandi muri mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, ku isi ahantu hatandukanye. Ndabasabye mutazigera mudamarara ngo mwumve ko hari aho mwadamarara mu rwego rwo kwibagirwaho Imana yadukuye. Iki ni igihugu Imana iduhayemo umugisha, iduhaye umuperezida mwiza, Perezida Paul Kagame. Nitwe twamutoye, nimwe mwamutoye, aradufashije. Igihugu kirimo imihanda myiza, impunzi zirimo ziratahuka, Rwanda Air irimo irazitahura, Imana irimo irakora ibikomeye. Uyu munsi rero mureke kudamarara, bamwe bumve ngo bashinga imitwe ya politiki ishobora kurwanya igihugu,
abandi badamarare bumve batuka itorero, bumve ko urusengero rudafite imbaraga. Itorero niryo rutubyara, urusengero nirwo rutubyara. So nibyo narindimo kuvuga. So tureke kudamarara ngo tugire urwego tuvamo noneho twumve tudamaraye. Bana b'u Rwanda Imana irabaguye, muri mu Bwongereza, muri Amerika, muri mu bihugu bitandukanye, mureke dushigikira u Rwanda mu rwego rwo kurusengera, gukunda igihugu cyawe. Ndabizi nta munyarwanda udakunda igihugu, buri munyarwanda wese akunze igihugu, ariko ndagira ngo mbahamagarire aho ibikorwa bigezweho biri muri iki gihugu, mushishikarizwe no kubyubaka. Mwubake, kuko hari ibintu bamwe, abantu bamwe bari mu mashamba ya Kongo, abandi bari mu bihugu bitandukanye byo hanze, ukabona barashigikira imitwe ya politiki isenya igihugu. Ibyo bintu ntabwo bigezweho muri iki gihe. Nta muntu Pasi, nta muntu utagira agaciro kaho akomoka. Pasi, urabibona cyane. Imana iguhaye umugisha, uri mu basore barimo kuzamuka rwose. Pasi, jewe mpagaze na hano kugira ngo nkuvugire imbere y'igihugu kikuzamure, kuko igihugu gishobora kukuzamura kandi igihugu gishobora no kukumanura. Ariko ndagira ngo mu basore baraha muri iki gihugu rwose mbona ufite icyerekezo cyiza, igihugu kigushigikire kandi kikuzamure. Ariko hari ikintu nshaka kuvuga. Ntabwo Pasi waba ugeze mu rwego urimo ngo wibagirwe isambu ya so, wibagirwe gakondo yawe, wibagirwe iwanyu, ngo uvuge ngo ibyo ufite bifite agaciro. Rero na buri munyarwanda wese ahari hose, ahava akagera, ntabwo agomba kwibagirwa igihugu cyamubyaye aho akomoka. Ngo niba za convention zubakitse, imihanda yubakitse, cogamiraje, ibintu byose, ngo yumve ko yakwifatanya n'umutwe runaka urwanya iki gihugu kugira ngo basenye ibimaze kugerwaho. Pasi, ibintu biri mu ntambara ziri hirya no hino ujye ubyumva, ariko ikibombe yo kije ntigitoranya. Hari abasore mba mbona ngire ngo baba bahaza imiceri n'agahunga n'amafiriti, rwose ugasanga baravuga ibintu batazi icyo bavuga. Ariko Pasi, igihugu kirindwa n'abantu, igihugu kirindwa n'iki? N'abantu. Niyo mpamvu Pasi, iyo nageze muri ibyo rero Saturday ntambara, hari igihe rero n'amarangamutima aza no kurira nkaba narira. Ariko noneho reka mvuge ngo dukomeze umurongo wo gukunda igihugu no kurinda ibyagezweho ku Banyarwanda bose, abari mu gihugu, abari hanze, abari muri politiki. Abari muri politiki, buri muntu afite ibyo yahamagariwemo. Twese tube mu murongo wo gukunda igihugu, kurinda ibyagezweho no kugisengera. Jambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye nibwicisha bugufi bugashaka mu maso hanjye, nzabakiza, nimara kubakiza mbakiriza igihugu cyabo. Murakoze cyane. Nukuri ngire ngo birumvikana neza, kandi ntabwo bavuga ngo ukunda Imana cyangwa se ngo ubaha Imana utabanje gukunda igihugu cyawe. Niho bihera, kuko iyo ukunze igihugu ukunze abagituye, ugakunda n'ababyeyi. Muri ubwo buryo kandi birumvikana bimeze neza cyane. Nakomeje kandi kwifuza kuganira na Apotre ahanini cyane, biraza guturuka ku muhamagaro twaganiriyeho no kuba wagiye ukura kugira ngo ugere aho utekereza kuvuga ngo ngomba gushinga itorero. Noneho ntangiramo bwa butumwa mu buryo busesuye. Tuzo gushinga itorero ntabwo ari ibintu byoroshye, hari ibikorwa remezo bisaba, hari n'umundi bushobozi runaka. Mbere y'ibyo byose ujya gutekereza guhaguruka kugira ngo ushinge itorero, byaturutse kuki? Nicyo nakubwiye Pasi, mu bihugu twakuriyemo twabonye uburyo abantu bamanura Imana mu bihugu byabo. Yego. Ngeze hano mu Rwanda, nk'uko nari maze kubikubwira, nari mu myaka mito nka 19, 17 n'umunani gutyo. Numva umusada wanjye ngomba kuwutanga mu rwego rwo gukunda igihugu no kugikundisha abantu no kucyubakisha ijambo ry'Imana mu buryo bwo kugisengera. Rero Pasi, ndagira ngo nkubwize ukuri, si ukwiyemera, si ukwirata. Hari icyo nkoze kandi igihugu barabizi. Ndibuka umunsi umwe
hari umumeya wo mu karere kacu wigeze kuza ahagarara ku rusengero aravuga ngo aha ndahafunze burundu. Umwana umwe w'umukoroneri wari uri mu mujyi wa Kigali nanone akuriye ingabo yararaha aravuga ngo ariko Pastor Saturday turamuzi akoreye igihe akorera Imana. Arangije aravuga ngo ni mu mukingurira urusengero. Kuva icyo gihe na n'uyu munsi urusengero rurakinguye kubw'ijambo ry'uwo mwana w'umusore. Icyo cyampaye kumenya ko igihugu kizi ibyo dukora n'ibyo dukoze. Muri ibyo bice nshobora kuvunaguramo nayoboye amatsinda ageze ngiye muri Israel inshuro 24 nyobora amatsinda ajya ku butaka bwera bwa kiriya gihugu. Abo ba Potere Rwanda mura ba Pastor Nyamurangwa ba Pastor Jore abo muri ADPR abantu batandukanye benshi abo bose nige wagiye ubajyana muri Israel maze kujya y'inshuro 24 nabitangiye abantu bataraba kujyayo. Ikindi kimpesha amahirwe igihe mushiki wabo yahoze ari minister w'ububanyi n'amahanga uriya ambassador w'u Rwanda ajya muri Israel Yosefu nuko ari gihe bahamagaye twicarana ahantu dusangira ikawa muha amateka ya kiriya gihugu nk'umuntu maze kujyayo inshuro nyinshi mbere yuko ajya kuba ambassador hariya muri kiriya gihugu. So igihugu kirubaha ibyo dukora ariko bimwe nk'ibyo biganiro by'isanamitima byakunda igihugu gisengere kujyana abantu muri Israel biterane byinshi nagiye nkoresha mu Mutara nagiye nkoresha hariya za Muhanga nagiye nkoresha muri Petit Stade mu mujyi wa Kigali muri Stade Amahoro mfatanya n'aba bakayanja bazanye ibiterane ba Joyce Maya ba Rick Warren abo ba Peace Plan baranzi ba Mary Mitodi Kamanzi uyoboye Peace Plan abo bose bakoramo n'abandi twagiye dukora ibiterane byinshi. So hari ibyo twakoze ibyo bintu yugiye kubireba pasi umwana muto w'ejo bundi urangije kaminuza ntabwo abazi icyo umukozi w'Imana avuze ariko turashima Imana kuganya kubahwa perezida wacu Paul Kagame ntago azemera ko abakozi b'Imana dukandamizwa n'abo bana bagihaze imiceri baririye imiceri muri kaminuza bakavayo bakarya imiceri mu mago yabo kubera bahembwa. Ntabwo azemera koko we igihugu kugira ngo akibone yakibonye ari uko yanyuze mu rugano yakibonye ari uko yaraye mu mwobo hasi. Intego ze kwari ukugira ngo igihugu nkizanemo abacuruzi abakozi b'Imana bavuga ubutumwa abantu bose bavuga ubutumwa. Ntabwo we nukuvuga niyo mpamvu nsaba umuntu wese utureba ahe Valeri cyitwa umupasiteri mukozi w'Imana bareke kureba abapasiteri bapfuye batazi ibyo bakora ngo bagereranye n'itorero. Pasi niba ntandukiriye simbiza ariko nyemerera mvuga aka kantu. Ejo bundi nari ndi kuri televiziyo Flash mu kiganiro mu kiganiro cyitwa Kunda Igihugu kandi ugisengere cyanjye. Noneho mbwira abantu ndababwira ngo igihugu muri rusange gishobora kuba gihagaze ku nkingi eshatu. Inkingi y'abanyapolitiki, inkingi y'amadini n'amatorero n'indi nkingi y'abacuruzi. Uburaho kimwe bya biryo utetse ntago bitekeka neza. So abanyamadini rero bafite akamaro kanini muri iki gihugu kandi ndashima Imana muri 2008 sinibuka ukwezi sinibuka neza n'umwaka n'iki abanyamakuru kuri BBC bigeze kubaza nyakubahwa perezida Paul Kagame w'iki gihugu baramubwira ngo ariko twereke umwami w'iki gihugu. Arangije arababwira ngo iki gihugu umwami wacu ni Yesu. Nukuvuga iki gihugu perezida wacu yagihaye umwami Yesu ni utegeka. So Pasi ndanezerewe kuba unzanye ku Mpanuro TV n'impamvu nkubwira aya magambo akomeye. Aya magambo ni izahabu y'ubuzima bwanjye kuko ndi umusaza nza amateka sinapfa kubirekurira hano mu buryo busanzwe. Nuko iki kinyamakuru cyitwa Impanuro TV cyemewe gisobanutse noneho nkuko bimika pasiteri nanjye ndakimitse. Amen. Amen. Amufashe dushima Imana kubw'ijambo apotre avuze. Mu buryo rero
navango successful ministry yakuje mu rya rubundi nyirizina byanga byemera yaguhozemo na kera na kare ahubwo navango gutangira gushyira mu bikorwa. Urakoze cyane umuyobozi w'impanuro Pasi n'impanuro TV. Mu by'ukuri amagambo mbajije ahanini aribanda mu kumbaza nk'ubuhamya, ariko nzagaruka wenda tuvuge no ku ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo successful ibeho. Mu by'ukuri Pasi biyo mbivuze n'amarira yenda kuza nk'uko nari mbivuze. Ubuzima bwanjye mama namubuze mfite imyaka 7. Nibwo naburaga mama umbyara. Data umbyara mubona mu myaka 12. Naragiye intanaba kumara imyaka 3. Intanaba ni ukuvuga uragira inka mu buzima bwa buri munsi utoga udakaraba, nicyo bita intanaba. Amazi y'amashitsi yigeze kunsanga mu ruhita mu rufunzo arantwara, ndokorwa n'inyana imwe rwose irazanye ifata umurizi iranyambutsa ndi mu gifunzo, sinzi ukuntu yaje ndi muri urwo rufunzo mu mazi y'amashitsi iranyambutsa. Imaze kunyambutsa nkora akazi gatandukanye Pasi. Nakoze akazi nasunitseho igare mba umunyonzi muri Kampala, mba mu buzima butari bwiza kubera ko papa ntiyigeze agira amahirwe yo kunyigisha. Yari mu gisirikare cyuriya mugabo witwa Mini muri Uganda, jya mu cya Museveni. Abana be ntago twagize amahirwe atandukanye yo kugira ngo twige. Nabanye rero mu buzima navuga mu rurimi rworoheje ngo karani ingufu cyangwa ubuzima bwo gusunika. Hanyuma ngeze muri uru Rwanda nibwo numvishije ko ministeri nyobora n'ubuzima bwanjye bigomba kuba success. Ni ukuvuga success mu Kinyarwanda bisobanuye ubuzima buri success bwuzuye bw'ubutsinzi. Urakoze cyane kubisemura bw'ubutsinzi. Nibwo rero navuze ngo ministry cyangwa umuryango nkuriye mu Rwanda ugomba kwitwa success. Nibwo rero njyanye izina muri RGB, ngira amahirwe ndi mu bantu ndi nomero ya bugufi cyane muri RGB mu bo bahereyeho guha ubuzima gatozi. Nari mfite icyangombwa cya Minisiteri y'Ubutabera, Minijiste niyo yajyaga itanga ubuzima gatozi kera, ariko nyuma RGB nza kugira gutya ndi mu bantu bahaye ubuzima gatozi ba mbere bw'izina ryitwa successful. Rero niho nakuye izina success ryavuye mu bitekerezo byanjye, mu bitekerezo by'imiruho byo kumva ikindi Pasi nagiraga n'icyo bita complex, mu Cyongereza bita complique. Umuntu yantungaga urutoki nkumva ko anyanga, ariko nkarwana no kugira ngo untunze urutoki nzamugeraho ryari. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ngo iyo ubonye abantu biruka wowe uriruka cyane kugira ngo uzabafate. Nibwo buryo rero bwamfashije kugira ngo mbe success mu buzima bwanjye bwa ministry, mu bikorwa nkora muri byose. N'uyu munsi ndacyashakisha ko ubuzima buba success. Muri make rero izina naho ryaturutse mu buryo rero bwuzuye ryitwa Successful Christian Ministries. Ejo bundi rero duhuza itegeko muri RGB nibwo twakuyemo ministries tuyigira Successful Christian Church. RGB yadusabye ka ministries kukarigestaringa kwako, iyi kaba Successful Christian Church. Imana ibaha umugisha. Amen. Ni byiza cyane tuzabigaruka mu buryo bwihariye. Twakomeje kuganira, sinibuze gufata umwanya kwambwe ko ufite akanya gake cyane, ariko natekereza biraza kuba umugisha ku bantu bose bakurikira iki kiganiro, cyane cyane abagiye bakunda ndetse bagakunda igihugu cyawe kandi unagisengere. Mu kiringo kirenga imyaka 12 umaze 12 gusa irarenga 15 irarenga imyaka irenga 15 utangije kundi igihugu cyawe nagisengere. Twava ko umusaruro mbumbe umaze gukuramo mu cyo watangije kugeza uyu munsi wa none. Tunashimira umuyobozi wa Flash waguteye inkunga kugira ngo ubutumwa bugere ku isi yose, uko nzi ko benshi bagenda babohokeramo. Twagiye twuma mu buhamya bw'abantu bahamagara abandi batandukanye bagiye bakirira muri kira kiganiro ndetse imitima yabikakomerera. Umusaruro mbumbe mwakuyemo uyu munsi bageza ku Banyarwanda. Umusaruro wavuye muri iki gihugu mu buryo bufatika bw'umubiri ntabwo uboneka. Ibintu nakoze
bisa nk'ibyo urimo gukora pasi. Iyo uteretse hano umuntu ku Mpanuro TV hari umugirira neza akaba yamuha n'imodoka, twagiye tubona ubuhamya bw'abo bantu. Yego. Ariko noneho wowe ibintu urimo gukora target yawe ni ukubaka ngo ibi byo tuvuga bisakare kuri benshi. Yego. Birakomeye rero kugira ngo usange umuntu uvuga ngo ariko inyuma y'iyi mpanuro nyirayo ninde mugirire neza, ntibikunze kuboneka. Rero natwe kunda igihugu kandi ugisengere, ni ibiganiro byubatse igihugu. Twabonye ubuhamya bw'abantu bavaga mu mashyamba bumva ibiganiro byacu mu gitondo bakihana bakavuga tuvuye mu mashyamba ya Kongo tugarutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera iki kiganiro twumvishije n'umuntu dukundisha igihugu ko nta mpamvu yo kugira ngo tube mu mashyamba tubyarireyo, tube mu abana bacu bicwe n'imvunja cyangwa bajye mu bihuru bajye mu biki. Abantu baraza mu gihugu uyu munsi barimo. Ubwo buhamya twagiye tububona. Twagiye tubona abantu bihana ibyaha bakarekura urumogi akaba umusore muzima. Akaba umusore muzima. Je najyaga njya kwa Rando muri 95 nkicarana n'abana aho ku muhanda nkabagurira imineke, nkabagurira amandazi, imigati, tukarya tugasangira, wambona ukagira ngo nanjye nsa nabo meze nka mayibobo. Ariko abo bana ndibuka umunsi umwe, umwana umwe pasi, iki nicyo ngira wenda mvuye nko kucyo wambazaga. Umwana umwe namusanze ari umupolisi mfite umuvuduko ukomeye cyane, nari ndimo mvaho bita kwa Karangara njya mu Mutara nenda kugera i Rwamagana. Umwana arampagarika, yari second lieutenant. Noneho ampagaritse mu nzira, nari mfite umuvuduko kweri. Hanyuma umwana mbonye arangije aravuga ngo pastor sinakwandikira, ni we wanyigishije unkura mu bwa mayibobo utuma njya mu gipolisi. Yego nari mfite ikosa, ariko hari igihe amarangamutima abaho umuntu akakugirira neza yibutse ineza wamugiriye. Rero mu magambo magufi ku kibazo umbajije, abatwibuka ni bake. Abatwibuka ibikorwa dukoze ni bake. Niyo mpamvu mubona iyo ndi kuri radio flash, televiziyo flash, nshimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ngasengera umuryango we, ngasengera abana be, kuko ni wenzi yampaye urusengero, ampaye kuba inzobe, nariraburaga. Ku ngoma ye niho nubakiye inzu mu mujyi wa Kigali, ku ngoma ye niho mboneye urusengero. Rero nta kintu cyankuramo kuvuga Perezida Paul Kagame. Urumva rero ndamushimiye kuko yangiriye neza. Yangiriye neza. N'uyu munsi nsabye ikintu gikomeye pasi, ubu ngubu ngejeje imbere ya Perezida wa Repubulika, ukangeza imbere ye nkamubona. Kuko nigeze kwicarana nawe inshuro zigeze muri 3 pasi. Inshuro 3, ariko ntago byari ibiganiro byanjye nawe nk'uko ubu bimeze. Ubwa mbere nicaranye nawe muri Serena Rick Warren yaje. Ubwa kabiri nicarana nawe hano mu karere ka Gasabo, niba ari mu murenge wa Jari sinzi, yari afite igiterane nari ku ntebe ya kabiri. Ubwa gatatu yari yatashe ibintu hano kuri stade Amahoro, nanone nari ku ntebe ibanza aho ngaho kumwe nawe. Bampaye ikarita kubera jewe rwose nzi ngo Perezida ni umubyeyi, nanjye nirukira hari. Ariko umunsi yampaye amahirwe tukabona n'amaso ku maso, hari ibintu nzamusaba. Bingahe? Bibiri. Icyambere nzamubwira ngo hari itegeko basohoye mu nteko ishinga amategeko risaba umupasiteri kugira ngo afate mikoro kuba agomba kuba yarize. Mubwire ngo je sinabonye amahirwe yo kwiga kubera wagombaga kunyigisha, nawe urimo kugerageza gutahura Abanyarwanda, sinabona amahirwe yo kwiga. Kubw'iyo mpamvu nyemerera nyobore nkuko nayoboraga imyaka 29, ntacyo byari bitwaye kuki imbere babinkuraho. Ibyo mbimusabe ategeka RGB n'inteko ishinga amategeko bahindura iryo tegeko. Icya kabiri nzamusaba kuba umuterankunga wanjye nuba ku rusengero rwiza mu gihugu. Ibyo bibiri nibyo namusaba. Yego. Tukakomeje kuganira, ariko mbere ko dusoza nagira ngo mbaze iki kintu. Hari ijambo ryo muri Bibiliya KAGAME wubakiyeho ibi byawe byose kugira ngo ube success.
kugira ngo ugire aho bigeze uyu munsi wa none ikindi ndashaka kuza kumbwira spiritual father cyangwa se nkavuga ngo nka data mu mwuka cyangwa se nk'umuntu kubera icyitegererezo cyangwa se muri uyu murimo gutera imbaraga mu buryo butandukanye kugira ngo n'abantu badukurikirana byo ndatekereza biraza kubafasha byinshi cyane. Urakoze cyane. Impanuro TV ari kubaza ibibazo by'ubwenge ariko nanjye wakubaza wagarukiye mu wakangaye uracyakomeje ako ibibazo baza bifite ubwenge ariko muri make mu byo warumbajije ikintu nashingiyeho nkubwije ukuri ni amateka yatumye mvuga ngo successful ibeho nagiye mbivuga sinabisubiramo. Hanyuma icyanditswe byamfashije mu buzima bwanjye, icyanditswe cya mbere cyamfashije mu buzima bwanjye nicyo nisomeye muri Bibiliya. Icyanditswe cya kabiri nacyumvanye umuvugabutumwa witwa Elisha Muriri wo muri Tanzania. Icyanditswe niyumviye mu buzima bwanjye kiravuga ngo Imana niyo buhungiro bwanjye n'imbaraga zanjye ni umufasha utabura mu kuboneka mu byago no mu makuba. Zaburi ya 46 ku murongo wa mbere cyangwa wa kabiri. Hanyuma icyo nacyo cyaturutse mu marangamutima y'umubabaro wanjye ndakivuga. Ikindi cyanditswe cy'uwo mugabo cyamfashije yasomye kiravuga muri Yeremiya 31 umurongo wa 4 haravuga ngo nzongera nkubake kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Numvaga ari narasenyutse, numvaga umuryango warasenyutse, numvaga igihugu cyarasenyutse ariko nkagira icyizere cy'uko nzongera nkubakika nkongera nkabaho. Twagiye hari spiritual father warumbajije navuga n'umuntu w'icyitegererezo kuri hari spiritual father bwo data mu mwuka wera ndetse n'umuntu w'icyitegererezo binajyanye no kwenda hari byinshi cyane wigira ku ntambwe cyangwa se ku bikorwa agiye akora kugira ngo ukomeze kuba success. Urakoze cyane. Mu bapasitoro mu buryo bw'umwuka umuntu nigiraho mu buryo bw'umwuka spiritual father bisobanuye umubyeyi wanjye wo mu mwuka ni umupasiteri wanyoboraga nkiri Bugande witwa Pastor Simeon Kayiwa. Hanyuma mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'abapasitori bandi ntago ngiye kuvuga ngo uyu niwe papa hano mu Rwanda ariko hari abapasiteri nkorana na benshi navuga ngo ese kucya uya ari buvuge kuki ntavuze uyu kuko ari nka Bishop Masasu ni umuntu wansanze amamiliyoni y'amanyarwanda muri 40 ingahe ntarakomera. Apostle Rwanda muranjyana nawe muri Israel inshuro 2 angabiri nka inshuro zingahe 2. Pasa Nyamurangwa ni umuntu wagiye uhagararana n'ubuzima bwa famiye mu ntuza. Pasa Jore Murenzi hano n'umugabo we Apostle Charles Murenzi ni abantu b'inshuti zanjye n'abandi bapastori benshi ntavuga nkuriya mu pasiteri witahiye Pasa Kamanzi ba Pasa Patrick n'abandi nkorana n'abapastori benshi ariko ndagira ngo unyemerere mvuge ikindi mu mutima utumye mvuga ikintu gikomeye cyane ariko kiri ngombwa uwo kiri burebe nabi ubwo ni aragitwara nabi. Umuntu nigiraho gukora ibintu mu buryo busanzwe ni Perezida wa Repubulika uyu Paul Kagame. Nakurikiranye amateka y'ubuhunzi bwe, nkurikirana amateka agera muri iki gihugu, nkurikirana uburyo ayoboramo. Nibyo byatumye nshiramanga uyu munsi nubwo mbona noroheje cyane ariko nta upfa kumvugiramo. Ntabwo ushobora kupfa kumvugiramo utangaburira udatuma ngo ubuzima bwanjye bubeho. Namuboneyeho mu magambo yajyaga avuga muri stade Amahoro. Umunsi umwe hari imihango muri stade, hari ijambo yavuze aravuga ngo uzaza neza mu Rwanda tuzamwakira neza ariko uza nabi tumwakire nabi. Hari amagambo yagendaga avuga igihugu ko kigomba kwigira, hari amagambo yagendaga avuga mu by'ukuri yo kwihesha agaciro. Yo bavuze kwihesha agaciro ni mu gihe uba utagafite ariko noneho wowe ukakihesha.
cyangwa n'igihe ugafite utazi kugaruka kubera ko pasi iryo jambo risobanuye yuko hari ukubona kumva ko ntacyo umaze waba unafashe na mikoro akavuga ngo ariko yiba ari igihe wabivugaga ariko wowe ni wowe ugomba kwiha icyizere kivuga ngo ndashoboye. Ayo magambo nagiye nyamwigiraho. Irindi jambo niryo yavugiye muri Serena nanone riranezeza, aravuga ngo abo sibo Mana, ni ukuvuga abo baguca intege, sibo bakugize, sibo Mana yakuremye. Ibintu byinshi byatumye rero nshobora gukora ibintu bikomeye muri iki gihugu, gusana imitima y'abantu mu buryo bw'ijambo ry'Imana, guhagarara mu biterane bikomeye, kujya muri Israel izo nshuro 24. Ndibuka najyanye abacuruzi bo mu Rwanda mbahuza n'umucuruzi wo muri hariya mu ntara ya Galilaya mu gihugu cyo muri Israel. Abanyarwanda rwose abo ba Ildefonse barabizi, najyanyeyo. Israel nyifite yose bidashingiye ku kwiga. RGB nibivuga ngo irirukana abapasiteri batize, irahera kuri gi kuko sinize, ariko nanjye umunwa na experience nibyo maze gukora narize. Ubu ngubu bavuze ngo barirukana pasi, dore ndimo bavuze ngo rya tegeko bararishira mu bikorwa ry'abatarize, barahera kuri gi. Si wowe wenyine barahera kuri gi, ariko nibajya kujanisha bakareba ibintu nakoze, ibikorwa nakoze. Ejo bundi umuntu umwe yarambwiye ngo ariko ngo washatse uburyo wiga. Ndamubwira Saturday sinzafungirwa igipapuro mpimbano ngo ngiye gushaka ko narangije uwa gatandatu segonderi ntarawurangije. Urumva ngo noneho mbone kujya muri Amerika mfane y'igipapuro cyangwa muri Uganda cyangwa muri Kongo hehe kigaragaze ko nize. Igihugu ni umubyeyi, nikibona ngomba kwicara nzicara. Ariko se reka nkubaze pasi, umujenerali bashize mu zabukuru we ntiyicara? aricara. Nanjye nzicara nk'umujenerali. Ni byiza cyane. Reka nshimira abantu badukurikiye muri kino kiganiro. Mu ngendo 22 nenye bakoreye muri Israel. Navuga ngo abantu mundi Israel tuyizi nk'ahantu hatagatifu, binajyanye n'amateka n'isano hafitanye na Kristo. Nibigishe cyane twavuga ibintu bikuru cyangwa se by'ingenzi umuntu bimugira umumaro mu rugendo. Navuga ngo urugendo rutagatifu. Tuzi ko abasilamu bakora hijja bajya Maka, ariko ndashaka kumva ku mukristo urugendo rutagatifu wa Israel ubundi rusobanuki, yungukiramo iki? Ese muri iryo inshuro zose mwajyanye y'abantu twavuga ngo byubatse iki muri abo bakristo, byubatse iki kuri Saturday by'umwihariko Successful Christian Church? Murakoze cyane pasi w'impanuro. Impanuro TV cyo nababwira, Israel ifitiye umumaro usoma Bibiliya. Usoma Bibiliya imufitiye umumaro, kuko iyo ugiye kureba muri Zakariya 8:20 haravuga ngo muzabona amoko yose aje muri iki gihugu gusaba umugisha, kandi niba usaba Imana izawubaha. Urumva rero ko Bibiliya ikangurira umuntu wese gukandagira aho hantu. Icya kabiri, ku muntu wasomye Bibiliya arifuza kumenya abanditse Bibiliya bakomokahe, ibi mbona muri Bibiliya bikomokahe. Kuko icyo nakubwira impanuro, Israel Bibiliya yose amazina yirimo ni Israel gusa. Ni ukuvuga iyo ugiye ugira Kapernawumu ukabona icyanditswe cya Kapernawumu, ukagera Nazareth ukamenya aho Yesu yakuriye na se aho yakoreraga ububaji, wagera hariya za Bethlehem ukabona Dawidi aho yaratuye, hanyuma bawitaga umujyi w'imitsima, ni naho yavaga aza gucurangira muri Yerusalemu ku musozi wa Siyoni. Wareba Bethlehem bakakwereka aho Yesu yavukiye. Wagera hano i Yerusalemu mu mujyi ukareba umusozi wa Moriya, ukabona ikibazo gihari hagati y'umuyisilamu n'umuyuda. Kuko icyo nkubwira pasi, ibi ntimubishakire kure. Hariya muri Israel ku musozi wa Moriya ari wo murwa wa kera wa Israel, abarabu b'abayisilamu baba bavuga ngo Ismaili niwe batambiye. Isaka ntago ari we bazanye kuko yari akiri muto, umwana waje ni umukuru kandi ni Ismaili. Abayuda nabo bakavuga ngwaha niho batambiye Isaka, ariko
abisilamu bafite ngire ngo imizigiti ikomeye mu mizigiti yabo banza ari uw'Imaka n'Imadini na hariya i Yerusalemu. So ni ukuvuga muri make ku ijambo mbajije umuntu yunguka kureba amateka. Nk'ubu jyewe y'Isiraheli nyizi nk'uko nzi u Rwanda, amateka yaho ndayazi, uyambajije aho hose za Tiberiya, aho hose za Karumeli, aho hose za Tel Aviv, ibice byinshi bitandukanye ndabizi, kuko niba ngiye y'inshuro 24 tukaba tumara ibyumweru 2 turiyo buri munsi twirirwa tugenda, rero kandi wumva iby'abagide bagusobanurira ndabizi. Ahubwo nanagusabe uzampamagare tuvuge kuri Isiraheli, tuvuge kuri Isiraheli rwose, uzabungiriye neza, nyikangurira abantu kuyikunda no kuyisengera, uzabungiriye neza rwose. Tuhavuga byinshi ariko reka ducumbikira aha, ibiganiro byo bihoraho nakagaruka. Mbere yuko wenda ducumbika, hari icyo ngusaba, the message nkuko wansabye kuza, nanjye reka ngusabe iki kiganiro gishyiremo telefoni yanjye nanjye nyitange. Ni 07 88 58 70 61 07 88 58 70 61. Iyo telefoni rero impamvu nyitanze Pasi ni ukugira ngo ndagombaga no kwigusaba cyane. Impamvu nyitanze ni umugizi wa neza uwo ari we wese, twibera inshuti kandi ananshigikire mu murimo nkora. Icya kabiri, wanyemerera aba bantu bandeba ko kuri channel yanjye je ntabafite kandi wowe ukaba ufite benshi, bakazakora like subscribe kuri ntuza yanjye, channel yanjye yitwa Apostle Ntambara Innocent. Ibyo binyemereye nahita nsaba umugisha. Nukuri ibyo ngibyo mpereho mbibwira abantu, ibyo byose fata YouTube channel, jya muri search engine wandikemo Apostle Ntambara Innocent cyangwa se Innocent, uraza kubona ibiganiro, hari imivugabutumwa ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, biraza kugufasha cyane. Umuhamagare kuri iyo nimero mubashe kujyana ibihe byiza, bibe ngombwa ushobora kujya wegereye Indera, hari urusengero rw'Indera wahamagara bakakuyobora, wegereye hano hafi mu mujyi wagenda Kimironko, Nyagatovu hari urusengero, uri Nyagatare hariyo insengero ebyiri. Uri ahantu hose ku isi hatandukanye urashaka gusengana nabo bitandukanye, bahamagare mugirana ibihe byiza. Ubutumwa wagenera abantu muri iyi minsi ya none aho isi igeze, ibihe bitandukanye, ibirushya, intambara, abikanga imperuka, ubuhanuzi butandukanye, n'ubuhe butumwa waheze isi muri rusange? Urakoze cyane Pasi, nsezera ariko nabanze no kugushimira amahirwe Kamanzi wa Flash, nyiri televiziyo na Flash yampaye, nawe urayampaye. Imana iguha umugisha uko yamuteje imbere, nawe irusheho kuguteza imbere. Kandi Pasi, nzifuza kugera iwanyu, kuko nanjye nguhanuriye ko ugomba kuba umukire kandi ukabonera umugisha mu gihugu. Suko abantu bose baba mu gihugu bahabonera umugisha, oya, hari n'umuntu ubukigira gutya ukabona baye impunzi, undi akabona agize gutya. Ariko Pasi, nk'umuntu w'Imana, giye nkubwiye ko kubanje hano maze imyaka myinshi ntajya kuri ibi binyamakuru. Ba Pastor Koroda baniyo nzima bavuga, ariko nanze gukora iki? Kuvuga. Impamvu ntavugaga, ariko nje kuri iki kinyamakuru nta yindi mpamvu, kugira ngo nguheshe umugisha. Imana yo mu ijuru rero iguheshe umugisha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nsengeye impanuro kwaguka, umunsi umwe izabe televiziyo mpuza mahanga mu izina rya Yesu. Ndasenze bizabeho, naba nkiriho naba ntakiriho, naba ndi mu Rwanda naba ndi mu mahanga, ariko bizabeho. Ndayisengeye mu izina rya Yesu. Ubutumwa naha Abanyarwanda nubwo gukundana, rwose muri iyi minsi abantu bangana nta mpamvu, nibakundane. Harimo imiryango yakabaye izamura indi miryango, harimo abantu bakabaye bazamura abandi, ariko ntibakabe bamwanga mwabo, ntibakaba abantu birebaho. Reka tuzamurane, unzamure nkuzamure. Niho isi igeze, nutanzamura ndapfa nabi, ubundi unyanga naragukoze iki? Tuvugisha ukuri.
unyanga naragukoze iki, wanga uriya muyobozi yaragukoze iki, ugirana amakimbirane n'uriya mwashatse hamwe akurimo umwenda n'iki mupfa, nimukundane. Bibiliya iravuga ngo mu bihe bya nyuma abantu bazaba bangana nta mpamvu. Kuki ureba umuntu ukavuga ngo uramwanze bitewe n'uko asa n'uko yakuze n'iki? Mukundane. Pasi ntajya mu butumwa, iyi televiziyo nanjye rwose nyikinguyeho umurongo, nzajya nza mvuge kuko jya muri RGB, ugiye no muri Minaroke, ugiye no muri Rura, baguha ibyangombwa. Pasi iki ni ikinyamakuru ubugiye nakimitse, nje hano kukimika. N'abantu bari hanze ndabahamagarira gutera inkunga Pasi uyu nguyu uyobora ikinyamakuru cyitwa Impanuro TV, mu mushigikire. Umushoramari uri hanze amafaranga yawe arimo araborera kuri konti, wayohereje uyu w'Impanuro agashinga ikinyamakuru cya televiziyo gisobanutse ko cyakiriye Saturday Ntambara Innocent. Pasi hagira ukurebesha amaso y'imbabazi agukundi, ntube ikiraro cyo kuzamura abandi wowe batakuzamura. Kandi ndabona y'umuntu umwe ugomba kugirira neza Pasi, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, wowe umaze igihe ufashwa n'Impanuro TV, girira neza uyu mwana w'umusore ukiri muto, n'urusore rurerure rwiza rufite ubwenge rusobanutse. Mugirire neza rwose mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndabigusabye nka pastori, mukorane business ya televiziyo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko Pasi hari n'amakuru mfite. Rura irimo iratanga imirongo ya televiziyo, zinduka mu gitondo ujyeyo bandika Impanuro TV baguha umurongo. Je naje kukwimika mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Bye. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Imana iguha umugisha n'umuryango wawe iguha umugisha cyane, turabakunda. Pastor Abatoni, mwese abari badukurikiye cyane, ariko by'umwihariko abakorera ndetse n'abasengera muri Successful Christian Church aho muri hose, n'abagiye kuyijoininga, n'abagiye gusengana nabo, kandi n'abagiye gufatanya nabo kubaka igihugu, kuko nzi ko n'itorero mu yose yo mu Rwanda batangije operasiyo kugira ngo bafatanye na leta kubaka imitima ikomeye y'Abanyarwanda mu buryo nk'ubu tubone turi kwakira inama zikomeye. Hariho ibuye rya Successful Christian Ministry cyangwa se Christian Church, bijyanye nuko uraza kubyumva. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde. Amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.